byananiwe nayakubonye Yesu warahabaye ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatababa mwirira abananiwe n'abahishe Imana itabara ibintu byose byananiwe nayakubonye Yesu warahabaye ari ukuntu wabyemeye uyu munsi bigashoboka ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu wabyemeye uyu munsi bigashoboka ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu wabyemeye aba Elimu tukagushima ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu ubyemeye ibyanze bigashoboka ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu ubyemeye imisozi ikanyera ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu ubyemeye nanjye bikanagaza ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara mwirira abarwayi umwirira abihebye imfubyi n'imfakazi yasabye gutabara yaranabaye Yesu yaranukuye Imana yakwibutse n'abantu barakwibuka mwirira abananiwe n'abashe Imana itabara ibintu byose byananiwe nayakubonye Yesu warahabaye ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara mwirira abananiwe n'abashe Imana itabara ibintu byose byananiwe nayakubonye Yesu warahabaye ari ukuntu wabyemeye uyu munsi bigashoboka ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara ari ukuntu wabyemeye uyu munsi bigashoboka ari ukuntu ubyemeye abahishe bagatabara
ya zamani